jewe ndi umurundi ibi ngira mvuge ntagire umukongomani avyiyumvamwo kuko yavuze ibihugu bibiri ntagire uza kandi ngire mvuge uko navyumvi ntagire uwumbaza nk'umu expert uko navyumvise nk'umurundi nibaza ko yamuvuzemwo sivyo uwundi uko avyumva ibi mvuze ntibihinyuza uwo uko uvyumva murakoze turi mu gihe dufise uburenganzira bwo kuvuga kuko umuntu wese yavuze mu myaka 10 iheze byari bigoye ko abantu bumvise rirya jambo baryumva nivyo rero tuvyibuke Sadate namumenye cyo ndamubonye kuri social media sinibwa mwumve social media ni nziza rimwe na rimwe ngomba ndababwire ko Sadate yavuga kubganje nk'umurundi yavuga ati abarundi bose boba bakora mu mahoteli yo mu Rwanda boza amatoilette kuko nivyo birimwo umurundi yoba yararonse akazi ijya mihanda y'Ikigali imisi yose ngiyeyo mbona hari abantu bariko barayikubura iyo avuga ati abo bantu bose tubaye amasaha 28 babe batashe basubira mu gihugu cyabo turabatsa akazi namwamagana kuva kibivuze iyo ni opposition yanje ikindi kitarenzaho ni giki Sadate nabonye yasavye imbabazi sinzi wabivuze atashobora kuba ari pressure kandi birumvikana navuze ko umwe wese avyumva kwiwe jewe nk'umurundi namwunganira mu kuvuga nti kujya yifuje u Rwanda ko ruzoba rugeze ku ntambwe kanaka mu kwa kane mu kwindwi naciye muri Doha muri Qatar kuri aeroport nahasanze abakenya nahasanze abaki nahasanze abantu buzuye nta mwarabu n'umwe ari karakora muri toilette nimba nawe yarahaciye sindamuvugiye ntituzane sinenda namuzi ivyo byose bikoreka abakenya n'abarundi n'abaki abanyafrika bose birabura abanyogera mu toilette bayose batunze imiryango yabo ni sinye yaho Qatar abanyagihugu yaho bageze c'est la même chose yavuze yarifuje rero najewe nk'umurundi navuze abarundi aho kubyari kumubabaza nimba mfise influence nifuza yuko mu myaka 50 muri 2050 abanyarwanda baba bifuza kuza kuraba amazu y'Ibujumbura ingene nasa nkaje Kigali yaruta amazi amabara y'Ikigali ari meza bifuza no kuza kuyakuburamwo bifuza gukora mu mahoteli yo mu Burundi bagahembwa bakabeshaho imiryango yabo guys Elon Musk aheruka kuvuga ijambo ati nico gituma ngo yaguze Twitter yavuze ati ntiba they are not banning the hate speech they are banning the speech they hate mu kirundi rurimi twumva ruvuga ngo mutaravye neza sinanzi nibaze ki Suisse mutayigize kugira ngo muze abemeranya kwamagana Sadate gusa sino just nari kuzamo mwaje umwe wese atanga opinion murabe cyo ntidusange Karimbi namwebwe mwagize ibiganiro ivyo uvuze utavuze uko shaka tutazovugana cyo tutazosura kuronka uvugira ni bibi cyane Sadate nzi neza ko ntarinda muzi namumenye binyibutsa kibujumbura ari abantu barenga ibihumbi 500 hamwe bo kumva kazi kugukubura imihanda Kigali bakugura ijya mipaka aho u Rwanda gozibira ntibaza ari benshi naho ngejeje uwabaye offended biroroshe ku murundi kuvyevita nakore gushika hata murundi uja kurondera akazi kajya yavuze nawe azoba ari intambwe yo ku Burundi bwateye imbere nayo no musa ahubwo Rwanda ntigoshobora guhaka bujya buzi botonda hamwe ahubwo bakubita inkoni kugira ngo nibasambure n'ivyo basi murakoze cyane kandi muranyuva turakumva okay ya reka mbashimire je igitekerezo cyanjye niki ni kimwe ntabwo ubu ngubu ndamutse mbabajije President wa Kongo n'uwuhe twese anga tuvuga ko ari Gisegeti oya reka tubivuge muri context yabivuzemo ndatekereza ko uko bivuga wanje yitwa Nanga n'uwawe nyine urumva ariko President wa Kongo mu buryo bugaragara ni Gisegeti ndamutse nkubaje vision afitiye igihugu mu myaka 50 aho yazabigeze ni hehe wahambwira nje ntago ndi kuvuga iranga wahambwira imyaka afitiye igihugu vision afitiye igihugu ntekereza ko usibye n'u Rwanda n'Ubuganda bazaba bari kwihera ku bwa Gisegeti ariko amahirwe hari nuko Imana izadufasha nitube muri iyo vision ya Gisegeti ntekereza ko rero mu byukuri kwitiranya cyangwa kuvuga bira bihugu byombi nuko nkawe nk'umunyarwanda cyangwa se nk'umuntu w'inararibonye ashobora kuba yagendeye
ku buryo ibihugu byombi bimeze. Reba Burundi uburyo birirwa barira ngo essence ibiki abaturage bo hasi ukuntu bameze. Uyu munsi wa none ntabwo ushobora kuza umbwira ngo yadusuzuguye ngo yasuzuguye igihugu cyacu cya Kongo, kandi aho mwari muzi ko igihugu cya Kongo kiri mu byanyuma ejo sugana sorry gatoya raba ntuze nashizemwo bariko bavoma amazi Bujumbura ashobora kuba amwe ava n'ibintu biva mu matoilette. Abo bantu bobazwa no gukubura mu mahoteli cyangwa mu market. Sorry sibyo si urakoze sibyo se nyine ngiye ndi kuvuga. Mwari muzi ko uyu munsi igihugu cya Kongo bagishyize hasi, bagishyize ku mwanya wa nyuma mu bihugu bifite abaturage bakenye. Mwari mubizi, ariko ugasanga president n'abadepite bose amamiliyari y'amadolari bayarya umunsi ku munsi. So rero nkanjye ku bwanjye nabivuga, usibye ko nkawe ku giti cye byagaragaye nabi kubera ko habayemo gusuzugura akazi, ariko aburu gusuzugura igihugu nge nta bimufasha rwose. Gusuzugura ubutegetsi bwa Kongo abayoboye igihugu, kandi buriya iyo bita ngo regard de la nation aba president igihugu cyose, urumva. Usibye ko nanjye atanyobora, ntabwo anyobora, ntabwo ndi mu matwara ye, ariko nanone ndacyafite ibyangombwa bya Kongo, ndacyitwa umukongomani. Igihe Kongo reza bigihinduka, icyo gihe ntekeza ko ntazaba ndi mu mwanya uwo Sadate yavuze. Ikindi ngira ngo Manzi yamubajije aramubwira ati ngewe ntabwo ndi muri abo ngabo, arababwira ati ntabwo ari mwebwe mvuze. Mu yandi magambo abo yaravuze bumvikanye. Rero ntabwo ushobora kuza uyu munsi wa none ngo umuntu muzi mu Rwanda acukura nayo mawese, urumva, ngo none ngo yadututse ngo ducukura bimaze, kandi yacukura uyu munsi wa none uzi impunzi ziyacukura zanabuze nako kazi. Ako kazi gatunze benshi, ikibazo nuko yagasuzuguye, gatunze benshi. So ngiye ku giti cyanjye rero ntabwo navuga ngo Sadate ndamukondane cyane, oya. Ntabwo abo yavuze abari mu matwara ya Gisegeti na viziyo ye, urumva. Sinisanga muri viziyo ya Gisegeti rero uyu munsi wa none nuko nguko biri, nta kindi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo Sadate yavuze nabi. Yaza kuvuga Ubugande bufite viziyo yabwo, urumva, yo iranagaragara. Kenya irayifite, Tanzania irayifite, ariko se Tanzania, Kongo n'u Burundi bafite iyihe usibye kwica? Uyu munsi imfu ziriwe muri Kinshasa, abantu bapfa baziruhe uruherere, urumva. Rero nawe urasaba imbabazi. Ntabwo ndi buzisabe rwose, ntabwo ndi buzisabe, ntawe nenda kuzisaba, bitewe nuko viziyo ya Gisegeti iri kutujyana muri Gehinomu. Usibye no guheha ay'Abanyarwanda, Gisegeti aramutse ayoboye ikiriya gihugu iyo myaka yose, ahubwo abadashaka kwigobotora ubutegetsi bwa Gisegeti nibo bantu Sadate yavuze, urumva, nibo bantu Sadate yavuze. Ariko urasaba imbabazi Abarundi? No, ntabwo mbasaba imbabazi rwose, oya, ntabwo mbasaba imbabazi. Erega biriya bihugu byombi biri muri umwanya, urumva, biriya bihugu byombi biri muri Gehinomu, Kongo n'u Burundi. Usibye ko abantu bahagurutse bafite mind ihaguruka ivuga ati rwose ibi ngibi ntabwo tubishaka, abo ngabo ntabwo mbabona muri iyo myaka bari kujya guhera abandi bantu, ariko bakomeje kuba muri ubwo butegetsi cyangwa se kugira iyo mentalite nk'iyabo, ntashanjije mentalite barimo. Ntekeza ko rwose nta wakondana Sadate. Murakoze. Ntabwo byoroshye. Bashari n'umuntu ariko baza mbene nde wapfuye kumva ngo nababaye cyane, kandi ariko baza mbene nde wapfuye. Minister ihaye ijambo na reke. Minister umwanya warangiza ukavuga, ariko n'ubundi ntabwo turyana isaha, ntacyo byaba bitwaye. Ariko reka nanjye ngira icyo mvuga gitoya. Arakoze host na co-host kumpa umwanya. Ibi bintu byavuzwe guhera ejo hari byumvikanye. Gusa nge comment yanjye ntabwo ndi guhuza n'abantu bari gushyigikira Sadate, ariko imirimo Sadate yavuze uretse we kwipfobya ubundi si mibi, ni myiza. Ariko akantu katari keza yakoze ni ukuyivuga asa n'uyiminimiza, ayica amazi, kandi yarangiza akayimentioninga ku bihugu bibiri akabitorera n'amazina. We akaba yavuga ati njyewe
nifuza u Rwanda ko muri 2050 twazaba dufite igihugu gihamagarira ibindi bihugu byose kubiha imirimo, ariko ntahitemo imirimo asa naho apfobeje kandi akayivuga ku bihugu bibiri ya mentionings. Aho hantu yenterprese nabi, aho ngewe abantu bari kumushyigikira ntabwo ndi hamwe nabo, ni opinions zabo, nanjye ubwo mfite uko ndi kubyumva. Impamvu host azana iki kiganiro aba ari ukugira ngo abantu bakiganiriremo, batanga ibitekerezo ibirimo byiza bigira abo bifasha, abavuga nabo ibyabo bitumvikana cyangwa se buri wese atagira uko abyumva bibe bityo, ariko abantu batanga igitekerezo kuri icyo kintu. Icyo ni icya mbere nari nshatse kuvuga kuri ibyo ngibyo. Icya kabiri rero, Sadate ni umunyarwanda w'umu influencer, aho ashobora kuvuga ibintu akumvwa n'abantu benshi. Twabigaye uburyo ya procedure yabikozemo, ariko ikintu yaragiye kuvuga muramwumva mwebwe? sinzi niba hari umuntu umyutinze, mbonye hari umuntu wari umyutinze, sinzi uwo ari we. Muranyumva? turakumva. Urane Karimbi No, mu myutingo ntabwo rakasohoka. ari njyewe. Komeza. Karimbi natinze, mbwira niba Ntabwo natinze ari reka njyewe. hose mbwira. Komeza. Ugane ku Ikintu njyewe musozo. navugaga rero kimwe gishoboka ni iki: imirimo yo guklininga no gukora mu mihanda ntabwo ari mibi, ahubwo Sadate yayipfobeje akurikije uko ibitekerezo bye biri hasi, biri down. Ngewe niko mugaye muri ubu buryo. Ikindi cya kabiri, iki kintu cyavuzweho twikomeza kumupromotinga, ni umuntu wabivuze uri private, nta constitution nimwe cyangwa se urwego runaka rwamutumye, ntarwo yabivuze nk'ibitekerezo bye. Twikomeza rero kumupromotinga tuganira kuri ibi bintu. Uburyo byavuzweho n'amaspace yabaye arahagije. Reka nsabe abantu bakora amaspace bakitegura ibi biganiro bakahostinga ibi bintu, iki kintu bakirekeraho, cyavuzweho kugira ngo gicyahe n'undi wese ushobora kuza afite imitekerereze nk'iya Sadate. Ikindi ngiye guherukiza ntago ntinde ndashoje. Akantu nshojerejeho ni kano rero, bantu mu hostinga na bako-host, muba mwahamagaye abantu kugira ngo mugire abantu babafasha mu biganiro, havemo ubwenge n'ibitekerezo byo kugira ngo bigire abo bifasha. Niba hari umuntu uje ari opposite n'ibyo uri gutekereza, wimufixinga kugendera mu byo uri kumva wowe. Iyo wafashe uyu mwanya wo kugira ngo hostinga uhamagaze utumire abantu bangana barya, ubu kwiriye kuba ufite capacity administrative iyo kuba washobora kumanaginga umuntu uri buze ari opposite y'ibyo utekereza, kuko nawe ntago wazanye abantu kugira ngo ushyireho iyi titre ivuga ngo muze tugaye Sadate. Ari uko wabivuze, abaje kugaya Sadate nibo baza bonyine. Nako ngako nari ngiye kuvuga ko nari ngahereye nayikurikiye guhera kare ku mwana w'umukobwa waruje agaragaza ikintu cyari kimuzanye, muramumanura, kandi noneho we nta nubwo yari ari opposite yanyu cyane, ahubwo abantu ba host na ba co-host mujye muza kuri izi platform mufite capacity yo kuba mwagira ubushobozi bwo kumanaginga ibintu byose kugira ngo mutagira uwo muhutaza. Nabavuze ibintu bitari byo, niba avuze ibintu bitari byo, gira strategy umunyuzamo ariko utamuhutaje. Murakoze cyane. Arakoze cyane umuvandimwe, aradukebuye kandi aciye mu gikara arambwira ngo tugiye ku musozo. Tugiye guha ijambo abantu batatu: umuvandimwe Paul Felix, Hobe Australia na Kananura. Ariko tugiye gusoza Risasi. Oh, I'm sorry. Risasi, fata iminota 2 hanyuma mvuga ijambo nangiye kuvuga, abavandimwe bagiye kuvuga. Okay, n'iminota 2 ntabwo iri bushire. Ariko njewe icyo nshaka kubabwira, reka mbabaze. Ese ubu nyine uwo murimo wo gukubura amatoilette no gukubura amabarabara waboneka mu Rwanda, ubu nyine ntekereza yuko Bukavu cyangwa se Igoma cyangwa se na Kinshasa cyangwa se na Uvira yuko batawufata ngo bawukore. Murabanye n'umutima wanyu neza ko uwo murimo batawukora. Jewe siko nje mbona yuko wose umurimo mubi uhereye ku buzima abantu bafite muri iki gihe. Harabagenda bashakishaho banasaba ndamubona ku mabarabara, akirwa nta n'umuhaye n'igiceri n'ikijana ngo agendagure n'iryo rindaza. None ugatekereza ngo uwo muntu abonye ku kazi iyo kwishima, ahubwo yaba mwarimu amuvuga ngo
yapobeje umurimo. Ubu ngubu umunyarwanda wamwumvise yuko mu Rwanda ashobora gutanga umurimo umeze nk'uwo nguwo ariko ukaba wawuhabwa gusa abanyamahanga nta munyarwanda wukora. Aho ngaho yapobeje umurimo kandi ku ruhande rw'u Rwanda, si ku ruhande rwa Kongo cyangwa se Uburundi. Urumva? Aho mbaye ndi umutegetsi je no mukurikirana kuko uwo murimo yawugize mutoya kandi ushobora gutunga abanyarwanda bamwe. Ariko rero ku bakongomani n'abarundi ndibaza umugani wa nani wa Irage niyo wabivuze neza, yavuze ati abantu bavuganira ku mipaka bahaye bagira ngo baje gufata uwo murimo. Si ikibazo twagize niki ko abantu babashyiramo politike izo n'umuco bavuga ngo nta mukongomani ngo n'umwe ngo wari wahagarara ngo ku mihanda ngo asabe uzogenda urebe Bukavu, uzogenda urebe Kinshasa, bari kwirirwa bafunga bariya bakuru n'abahabi biba bagira ngo uwo murimo ngo urabonetse. Numara uze ubwira abantu ngo ntawo gukora uti wowe ukora kandi cyane kandi wowe wishimira, ahubwo yakobeje ku ruhande rw'abanyarwanda. Njye nibyo mbaye numva mbaye leta namukurikirana kuko yabwiye abanyarwanda ati umurimo so uwo gukora abanyarwanda ubu no gukora abanyamahanga. Murakoze. yes Risasi tuvuze ijambo ryiza kabisa. Risasi arakoze. Nari mvuze ngo tugiye gusoza mu kanya nk'uko kandi yabinsabye na Paul Felix na Kananura na Hole Australia, ariko bataravuga reka tujye muri uyu mujyo baza no kudufasha. Hari abantu bateruye umwambaro Sadate yambaye n'amagambo ye batangira kubigira intwaro yabo nk'uko basanzwe babigenza, yo gutuka ubuyobozi bw'u Rwanda, kurwanya igihugu cy'u Rwanda, kurwanya revolution y'abakongomani, kurwanya abarundi. Ibyo bintu ntabwo bifite umwanya, nta ntebe bifite. Uwashyizwe ku rutonde rw'iterabwoba n'abanyarwanda ntabwo umupira Sadate yambaye urarumukuraho. Interahamwe, abarwanya u Rwanda, utugara n'ibiki byose, ntabwo umupira Sadate yambaye urabakura muri ibyo byicaro mwihaye. Nicyo ngira ngo mvuge, ubuzima burakomeza. Sadate ni umuntu umwe, ibyo yavuze twabyumvise. Reka rero mwe abo bavandimwe ijambo, hanyuma nibasoza Paul Felix, Hole Australia na Kananura nibasoza kanda kugura uradufungira space nk'uko wabinsabye. Murakoze. na fari haya yazamutse nibasoza akurikireho nta bandi bari buzamuke duhite dusoza. Murakoze cyane. Ariko Karindi hari ijambo uvuze hari abaje nyuma abo bantu babyitwaje bari kwita ibyo ntuzavuze uriya Sadate n'igihugu ntabwo ari muri izi space babigiyemo. Ibyo bisobanuke. Murakoze. Twababujije tugitangira space tubabwira ko nta muntu wemerewe guhuza ibyo Sadate yavuze n'igihugu cyangwa FPR. Ibyo byumvikana rwose babikora ku space yabo ntabwo ari kuringiye. Ninde bari bavuze ukurikiraho ugera ninde hajya ninde wavuze nde nani Paul Felix, Hole Australia, okay. Kananura hanyuma na Fly High. Okay, good. Murakoze mwiriwe mwese muranyumva. Turakumva. Ndabashimiye ko mumpaye umwanya. Ngira ngo ari nk'umunara w'ababeri byaba bisa nkaho abantu batarimo kumvikana kandi bavuga ibintu bimwe. Hari ibyo gushima, hari n'ibyo kugawa. Muri speech yose umuntu ashobora kuvuga, umuntu ni umuntu, agizwe n'intege nke akagirwa kandi n'imbaraga. Ibyo ni ibintu buri wese angana, gusa turatandukanye mu buryo bwo kumva ibintu. Hari umuhanga wanditse kugira ngo byanditswe no muri Bibiliya, byimuriwe no muri Bibiliya, avuga ko umuntu ubasha gutegeka ururimi rwe rukavuga ibikwiriye yaruta n'uwatsinze umudugudu. Ni amagambo y'ubwenge. Ikindi navuga nuko public speech zirigwa, gusa hari abantu Imana igirira neza bakavuka bafite ingabire yo kuvuga neza, bakigengesera mu byo bavuga, bakamenya ibyo bavuga bari muri public, bakamenya n'ibyo bavuga bari bonyine, bakamenya n'ibyo bavuga bari muri function runaka, n'ibyo umuntu avuga yiherereye. Rero singiye kuri iki kiganiro ndemera ko hari icyifuzo cyiza cy'uko umuntu abona viziyo y'igihugu cye aho yagera. Ibyo ni byo gushima, ariko kuba watagetinga groupe runaka kwiza kugukorera byo sibyo. Ntabwo nge mbona ko bikwiye, kuko ni byiza ahubwo kuzamukana n'abo baturanyi, kuko abenshi tuvuga ururimi rumwe, nako bose tuvuga ururimi rumwe niba ari nacyo bashatse kuvuga.
kandi ikindi ni uko iyo uteye imbere n'umuturanyi wawe agatera imbere biba byiza kuruta ko waba umuhatse. Ikindi nubwo wadevelopa igihugu gute nk'uko Irage yabivuze, ntabwo abantu bose bangana nuko wabigenza kose, kuko n'abari mu muhanda ubu ngubu bayikubura harimo abanyarwanda kandi bakomeza bayisaba, nubwo igihugu cyo cyashyizeho politike nziza yo kuzamura income y'umuturage. Bivuze rero yuko iyo umuntu ari muri public speech nk'uko nari mbivuze, ubwo yateshuka, ikiza nuko nyine umuntu amenya ngo hano nakosheje, ugasubira inyuma wakomeretse ukamubwira uti mpore, nubwo rimwe na rimwe bidakemura ikibazo 100%. So rero hari icyo mwarimu uvuze ari nacyo cyatumye ngira iyi intervention cy'abantu babyitwaza, bo nta gihe batazabona u Rwanda bafite icyo baruvugaho, kandi rwose n'uburenganzira bwabo kuko niyo mahitamo yabo uretse ko ari mabi. Gusa ntibizakuraho nanone politike y'u Rwanda yo guteza imbere abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda, kuko abakunze u Rwanda bahabwa ubwenegihugu, nkuko n'abanyarwanda bagiye hirya no hino gushaka imibereho basaba ubwenegihugu. Ntabwo ari igitangaza rero ko tuzabona abantu batukana, kwitwaza Saidati nyine biragaragara ko atavuze mu izina rya FPR cyangwa ry'igihugu, ariko ushaka gutukana kubera guhera kuri ibyo nuko aba yabuze ikindi akora, ni cya gicebe cy'inka batuka kandi itanga amata. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ko ibyiza ari uko abantu bameze ibyo bagiye kuvuga, kandi kenshi na kenshi tukamenya yuko turi abanyantege nke, ukosheje niba ashobora kwihana, niba ashobora kubisabira imbabazi, ntabwo ari ubugwari ahubwo ni ubutwari kubishobora. Gusa nta ushyigikiye na rimwe ko yakwifuza ko abaturanyi baza baje gusaba akazi ko gukora mu matwarete, uwakwifuza yakwifuza kuzamukira rimwe nabo. Murakoze. Hobe Australia. sinzi hari niba navuga akabutse sinzi ukuntu yindi ariko reka nkoreshe wakomeza sinzi niba munyumva. turakumva Muranyumva? Bose ngushimye kuri sisi ntabwo turakumva. okay ntabwo nagize amahirwe kubasha kuvuga kuri space zabanje, ariko iyi ngiyi mbonye numvise icyo navugaho. First of all, mbere yo kumva ku magambo ya Sadat, imihanda y'i Kigali n'amatuwarete bayakora harimo abanyarwanda ku mubare mwinshi, kimwe nuko wasanga harimo n'abarundi n'abakongomani, abo bose bari batunze kandi bifite n'icyo bivuze bisobanuye. Icyo abantu benshi babisobanuye ko ntago ari akazi wavuga ngo ufashe ujugunye hasi, cyo kibe kiriya. Ikindi ku magambo ya Sadat, hariya yari ahari nk'umuntu urwiyemezamirimo ushishikariza abantu kwihangira imirimo. Donc it's about job creation on that panel. Icyo yaragamije ko ugendekereza ko icyateje ikibazo nito yavuganye n'uburyo bivuzemo. We ntekereza nkurikije uko numvise, nkurikije papasi y'ikiganiro yararimo n'icyerekezo igihugu cyacu kirimo, nuko abantu bagomba kuba hari aho bageze mu bijyanye no guhanga imirimo. Ikibazo cyabaye kuzana yenda agapresenta abarundi bazakora ibi, abakongomani bazakora ibi. Icyo rero ni ikibazo, icyo gishofatwa nk'ikibazo ku bantu bamwe, ari na mpamvu nabo yafashe umwanya agasaba imbabazi, tunamushimira. Ariko nk'icyerekezo abantu bifuza kugeraho, ntabwo twe twifuza nk'u Rwanda kuvuga ngo abakongomani cyangwa abandi bose, ahubwo igikenewe ni ukuvuga ngo akazi kazabe gahari muri iyo myaka yavuze, nk'uko abantu bajya gushaka i Burayi akazi cyangwa muri Europe n'ahandi hose, ku buryo mu Rwanda akazi kazaba gahari, ku buryo n'ukora mu muhanda n'ukora muri toilette yaba yinjiza amafaranga abasha kumutungira n'umuryango ndetse akiteza imbere no mu bindi bikorwa. Ibyo rero ntekereza ko iyo uvuze ngo ugashyiramo ibindi bihugu, nuko first of all abenegihugu ubwabyo bamaze kwihaza mu mirimo yindi cyangwa niyo ngiyo. Ushobora gusanga nabo bayikora yenda bagakenera n'abandi bantu. That's the context of speech yarimo, ariko yenda kabivuga nabi, ari naho yasabye imbabazi. Ababyitwaza rero abo bigarasha nabonye baposting impande zose,
ngira ngo ni imyumvire yabo, niko bameze, niko bateye, niko tubafata, ariko ntekereza ko ibyo ntacyo bihindura kuri porogaramu za leta, ntacyo bihindura ku mugambi wo guhanga imirimo. Ariko abantu ndagira ngo soreze ku iki kintu twitinda tuvuga ku magambo yavuze, kubera ko nta munyarwanda kandi cyangwa umurundi twese erega sizi impamvu mu batandukanye, ari umurundi ari umukongomani akenshi tuvuga banga ntaho batandukanye n'abantu, ni imipaka gusa, n'abandi bose n'abantu. Akazi kabonetse muri Kongo abantu bajya gukora, akazi kabonetse mu Burundi n'abanyarwanda bajya gukora. Iki abantu bashaka nuko buri gihugu cyose we yarara nk'umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, we afite passion ya job creation, avuga ati mu Rwanda twakabaye tugeze kuri urwego, yenda ashyiramo akandi kantu katumvikanye n'atabarundi tubakaza bakoma tubakazi bakora hangana, ariko context yenda batayumvise neza, basabye imbabazi iyo kizana nakunze. Ariko ikintu kirimo nuko nkuko Paul Felix abivuze, ntabwo ibyo bigarasha byuriraho bivuga amafuti hirya no hino, byo twarabimenyereye n'abantu, nta nubwo twabita abarwayi mu mutwe, ku murwayi mu mutwe wamuvuza agakira, kandi hari n'igihe uburwayi batarabwiteje, ariko barabona uburwayi bafite n'ubwo biteje. Ibyo rero bo ntabwo tubatindaho, ariko tuza kubavugaho kugira ngo tubereke ko batazanibeshya, kuko ntabwo u Rwanda rukinisha uko rubonye. Insoza nuko ikintu yavuze yakikoresheje itumvikanye neza cyane, anayisabira imbabazi, kugira ngo murebe Twitter yakoze. Icyo nicyo gisobanura umunyarwanda wumva. Iyo umunyarwanda abonye ko abantu benshi batakira ibintu bye, kandi kuko akagirwa inama n'abandi abanyarwanda bagenzi bakamubwira bati cyane n'abandi bati ibintu ntabwo byumvikanye neza, yagize imbabazi, guca bugufi nicyo kintu cya mbere yakoze nashimye. Ariko ikijyanye we kuri pano yarahari nk'umuntu rwiyemeza mirimo ufite ahageze, akangurira n'abandi guhanga imirimo, ku buryo u Rwanda ruzagira naho ruha akazi n'abandi bavuye mu bindi bihugu. Yenda yahereye kuri toilette, abantu bamwe babifata nabi, bakumva ko gaciriritse kari gatunze benshi. Avuga mu mihanda abantu bavuga nabi, kandi akanyira korwa na toilette zakorwa zikorwa n'abanyarwanda, ariko context niyo yumvikanye nabi, ariko donc tone yumvikanye nabi, ariko context yo uwagerageza kuyumva yayumva. Ngiye nubwo buryo mbyumva ku gitekerezo cyanjye. Murakoze cyane. Abakozi tugusoza akasa mutwe yavuga tugira ngo abandi bose bavuze. ntawe niza ni kananura ntawaje imbere yanjye Kananura yamanutse, Kananura si yamanutse, bamanza bamanutse Kananura yamanutse, ntawo yagize ngo se network se zabiteye arone nagaruka nyine, nagaruka wenda. okay fly hari nagusuhuje Felix uraho mumeze mute ndikumvikana ukumvikana okay. gatanu Yeah Twakwikirije yego so rero icyo kintu cya nyuma ukomojeho cyize kosho de la forêt abangaba nta gihe batazavuga mu abantu, abangaba nta gihe batazavuga, nta kintu batagenderaho, baba bameze nk'abarekereje. Ariko ngiye reka nkubwize ukuri, iyo mbonye nk'ibigarasha bidafite agurima ariko bagategereza akantu nk'aka ngaka kugira ngo babone ijambo cyangwa babone icyo bavuga, murabareka. Ngiye ku ruhande rwo biranshimisha kuko they have nothing to put on the table, ntabwo bafite agurima, ntabwo bafite icyo bavuga. Abangaba you let them talk, bakabwanuka bakavuga none se bavuga ikihe kindi. Okay, niba badategereza ahantu Munyakazi azanyerera, uragira ngo bazavuge kuki? Abangaba mujye mubareka. Jewe iyo bigenze gutya bihita bikwereka image ko nta kintu bafite bavuga, kandi ntacyo. Ibi ngibi byo ni ibisanzwe, siwe wenyine, baranarenga. Abantu bajya kumeshoninga, abantu bagenda bakajya gucunga ngo muri Miss Rwanda, uzi ko bajya muri aba Slay Queen bakagenda bakajya kuvana nk'ibintu banenga ngo ba Slay Queen. Muri cyo murebe izi saga zo kugura amamodoka y'abana b'i Kigali, bari kugura bari kugura amamodoka, genda urebe baraje mu kanya bivanemo content. So ntabwo abangaba ntabwo ndibuze ko bataha umwanya. Tugarije kuri Sadati rero, tugarije kuri Sadati na bire bintu yakoze, sai hari mwihengekereza ngo munyure aha na hariya, ngo urumva ngo yatanga no, imvugo yakoresheje siyo. Turi kumwe ibingibi none kuba navuze ngo iyi mvugo ntabwo ariyo, ntiyagomba gukoresha iriya mvugo, biraza gutuma Munyakazi atambira mukuru wanjye se nk'ibisanzwe. Uyu munsi twavuganye mu gitondo, navuganye na Munyakazi, navuganye nawe na mama kuri telefone, turavugana. Ikintu kiriho ni iki, ntabwo Munyakazi bize kumuvanaho ubudahangarwa yari afite n'ubunyangamugayo tumuziho, ntabwo Munyakazi biza kumuvanaho ko ari inshuti y'urubyiruko, arakomeza kuba inshuti y'urubyiruko, tuzakomeza kumubona mu isho twamubonagamo, ariko imvugo yakoresheje ntabwo ariyo. Turi kumwe giti cyo kugira ngo mumenye ko mumukunda ari uko muri bugende mukamubwira ko ibyo yakoresheje ari byo. Ntabwo Munyakazi imvugo yakoresheje ariyo.
mwebwe muri kuyirebera ko ngo wenda ngo tuzi tubi n'ibindi oya, go straight to the point. Turi kumwe, ntabwo tugiye kureba uko ibihugu bibayeho tureba hazaza habyo, oya turebe Munyakazi inkundura abamo yo guhangana muri uru rugamba. Munyakazi ntabwo yicaye, yakoresheje platform ye aravuga, afata side, ahagarara ku gihugu cye, ahagarara kuri 23 nk'abandi bose. Siko bimeze, afite iyo image kuri social media. Hano Munyakazi yarahagurutse, urimo kunyumva. Mugaruke muri propaganda ziva mu banzi muri ibyo bigarasha n'izo leta zemeye gufata iyi ideology. Bakoresha izihe mvugo se? Bakoresha izihe mvugo? Izo mvugo murazizi, nshaka kuzitura ngo ngiye kuzipromotinga. So rero ikiriho nta nabi yaragambiriye, ariko yanyereye. Felix abivuze none amukanya neza, aravuga ngo kuvugira mu ruhame birigwa, iyo bitizwe harabagira iyo mpano. Munyakazi afite impano yo kuvuga cyangwa yaranabyizi, ariko tuzi n'ababyiga ariko bakanyerera. Ntabwo tugiye kumutemera kwitaka, ntabwo tugiye gusinza ibyavuze ngo tutangire kubikorera balance. No, yakoresheje amagambo adakwiye mu gihe kidakwiye. Munyakazi yagera kure yari kuvuga ngo tuzaha aba mu bihugu by'abaturanyi akazi, ntabwo yari kumeshoninga ibihugu bifitanye ikibazo n'igihugu cye. Ikintu kiba mutari kucyumva. Kandi noneho muzi neza ko iyi mvugo aba bantu bafite propaganda y'weza nguni y'ubutera hamwe ivuga ko, murabizi ntabwo nshaka kubisubiramo. So kuza kavuga ko aba baturanyi bazahabwa akazi ntabwo ari byo. Niyo mpamvu nawe Sadati kuva ejo ntabwo yumvaga ko ibyavuze ari byo. Yumvaga ko ibyavuze ari byo kugeza aho ategekewe kubivanaho biriya, akanasaba n'imbabazi, kuko mu gitondo nibwo yakoze tweet ishimangira ibyo yari yavuze, kugeza igihe ngo sigaho. Ndiyo iteke ko ahangaha mutekereza cyangwa mutekereza kurusha abandi. No, ntabwo ariko bimeze. Imbaraga za musunitse ziravuga ati sigaho, nkuko babwiye Oswakima ati siba ukurikirwa n'imbaga nyamwinshi. Ibyo bintu ntabwo ari byo. So rero reka mbabwire ikintu kimwe, iki ngiki ibingibi byabaye hano tukavuga ntabwo ari byo, uku niko kunenga ibitari byo kurusha byaza ko de la forêt ziza gusenya ngo ziri kunenga ibintu byo tuvuga. So kwabantu rero twakinye speech cyangwa mwumvishe speech ya president. Iki ni ikintu president yamaganye kuva kera. Video twayikini, video yakinwe. So ikintu kiriho ni iki, ntabwo kunenga Godfather, kunenga undi wari we wese, ntabwo bivuze ko umugize umwanzi cyangwa umwanzi, ariko tukagira weakness yaha ngaha. Ibintu byose ni intambara. Umuntu araza ubwo hamaze kuba side aba bari ku reka nkubwire, ntabwo ntekereza ko Sadati kuvuga ko ibyo yavuze bitari byo. Ibingibi atongera kumfata nka murumuna we, ntabwo azongera kureka kungira inama nkuko asanzwe abikora, ariko ibi ntabwo ari ibyo. Iramvugo yakoresheje tubyemeranye, ariko nani Fly Hayuraje hano ushatse kugaragaza ko urabona ni rwiyemeza mirimo uburyo yabivuzemo nubwo amagambo atuvi. No, ahangaha yasutse amavuta mu muriro. Niyo mpamvu uvuga ngo nizi kosho de la forêt, ibi bigarasha biri gushaka kubyihisha babikoreshe. Nuko yakoresheje imvugo idakwiye umuntu nka Sadati. Ariko ntituvuge ngo twamutera amabuye. Ni byiza tumushimire ko yasabye imbabazi, dushimire n'abamugiriye inama. Tweet yarakoze mu gitondo ikavaho. Nibwo bumuntu, iki ngiki nibwo budasa bwuko nunyereye agaruka. Siza turi kubyumvikana. Akasa mutwereka ngo bazi ikibazo kimwe kimwe. Ndenda kumva. Ni Kananura. Sasa uravuga uti murasigiriza, uzamutse ati murasigiriza. None uravuga uti ihangane gato kubwira wamfura, ihangane gato muze, ihangane. Uravuga uti murasigiriza, dukubite tujugunye mu korosa agatakaye cyangwa tubigenze gute? Oya, hari uretse gato Kananura, sibyo? Ntabwo mvuze ngo none tugere turamufunga se, turavanaho platform zose niki. Oya, urabona ikintu iyo kiriho, ndaguhereza urugero, ngiye kuguhereza urugero rumwe, ngiye kanitangiye urugero kugira ngo bitazigira ko bibangamira, sibyo? Nigeze gukora mistake since I get here. Ni umunsi nakoze space ndi kwamagana umwana witahiye bita DJ Dizo. Urukumva Kananura? Nakoze space nahubutse abantu hano, urimo kumva? Baravuga ati ntabwo bikwiye, ibyo wakoze ntibikwiye, uretse guhagarara ugasaba imbabazi. Sinzi muri kunyumva. Ahantu twari kuvuga ngo dukubite, no, impamvu biri kuvugwaho nuko cyari ikintu kiremereye. Hari ahantu ikintu gikorwa umuntu akavuga ati oya. So ntabwo uvuze ngo dukubite. None se Munyakazi ubwo wamutera amabuye kuki turi kwamagana ibyo bigarasha mvuga ati musigeho. Hari ijambo njya nkunda gukoresha Kananura kandi urarizi, ndavuga ngo
mureke ibyiza byacu mwabigarasha mwe tubyivugire, n'ibibi byacu tuzabyivugira. Ntabwo muzaza muje kuvuga ibibi gusa mubidaboringa, tuzavuga ibibi byacu n'ibyiza tubivuge. Ahangaha rero iri kosa ryabayeho, niyo mpamvu turi kuryivugira. Kurivuga rero turi nenge mu buryo bwa nyabwo, ariko apana kuzavuga ati urabona no habe kubalansinga ikosa ryabaye kandi hakora uwakoshe hakosa uwakoze. Ibi turabyemeranya. Ibi bintu arega nta nubwo ibingibi ntabwo bishobora kofendinga abantu, ntabwo bigomba kofendinga abo yavuze bo muri bya bihugu gusa. Oya, niyo mpamvu ubona abantu banahagurutse cyane no kurusha n'abavandimwe ba Munyakazi nabo bari mu murongo umwe bavuga ati uravunze hano urabangamye, ntabwo aribwo siyo mvugo wakabaye ukoresha. Urimo kunyumva? Naho no so ngo tumukora iki? Oya, ariko niba ari ukunenga, turi kunenga umuvandimwe wacu, ureke tumunenge ejo kananura ngo dufata kananu, ntabwo unenga amakosa nyankuru kanenga. So kunenga rero enda kunenga se ubanyembere ngo mvuge ko nivugura nemera kunengwa my brother. Nakunenze rimwe ubuzima bwanjye, ibindi n'ikindi gihe uzanenga n'ikindi gihe uzanenga ariko kuri space zabiragoye kumvura kunenga. Ngungu nyembere twaganira nakunengera nahanga ubu nakunengera hano unyemere nakunenga kandi wareka akasa mutwa gasoza ukafata umwanya wa kabiri. Ariko nkaka kantu kabakenewe nani kanda oya niba nta kibazo niba kwemera ko nta kibazo mukomeza reka none se komeza kanano reka mwere ikintu nenze muri space yawe avuga ninzamuka arantibishanga kuko we urabizi ko nawe wikundira hari igihe rimwe na rimwe wikundira akagira gute wikundira byacitse. Ibyo ngibyo tukabyereka, ariko tureba inyungu, tureba message, tureba ibikorwa rusange ukorera yenda community zawuvukamo ebyiri. Ari ya East Africa reka ariyo mvuga. Turishyira ku munzani tukareba, ntitugenda mu madetail ngo tujye kushira twashyira kasa mutwe ku niyo mvuza muri space za inshuro nyinshi nzizamo pe, ariko niba ndeba ikiri buvugirwemo nk'ikintu nanenze kwemera ko intera hamwe cyangwa ibigarasha cyangwa se harimo umugabo wazamutse witwa Muhire w'umurundi nabonye ko ari imbonera kuri ko nabibonye ibi na paritaja yaje nyine aradutuka atuka nyine Sadata aramuandarika kabisa. Ibyo ndabyemera. Yitwa Muhire Mukundwa, namubonye w'imbonera kure yabivuze avuga nyine ya profesi kuko Sadate yirirwa arwana n'imbonera kure no kwa Chisekedi nta miyaga bashyiramo, urabiza kubitaha babaza buri gihe. Rero nabo ba profise barazamuka baje ngo guhana nabo kunenga ibyo twebwe muri RPF account. Yes nabikoze wangu ega urumva buko ureka nzaza kureba nimbibona ndakwandikira ko ndakwandikira nimubona uwo mutipe kuko nasanze apartage ibintu by'abantu by'abarundi bamwe bari tradition akunda indimbuzi wabo n'ibindi by'abayobozi babo wiri nyamitwe urabibona ko sanga muri uwo murongo. Kandi ubundi iyo tufite ibiganiro nk'ibi ngibi ubundi yongeye guha ijambo manza gucekinga account sinzi uko yanciye muri humye komeza. Ari n'abacu bandi nabo tuba turi kumwe dusangira, ariko ukabona ko barafite umuntu akajinya bareba iyo bigarasha bimwe bivuga ugasanga ari ibiganiro bahuza, ariko habo wacu watanye bagakubita babaza nkavuga okay iyi ni nkoni ya RPF iremereye bakoresheje. So nabirebye ukuntu ya profisi ndavuga ubu se iyo twebwe iyo bava ko bazatumesa bakanaringa bakanatwica abana b'Abanyarwanda turi Burundi bagira ko bangana ibyo mbahaga avuga ko bingana twajya muri Kongo ibyo bavuga abakongomani byo kutugerekaho genocide zitabaye, ubu natwe tujye muri mpangara ngo hangare ko nitujya muri ibi se natwe kujya kuvuga ngo ariko mwebwe bishobora kubuteza akavuyo ugasanga na revolution irimo mu nzira nziza hafi kurangira, yabyaye n'izindi urabona ko yabyaye Save Congo ukabona ko byabaye byiza birimo bigenda biba byiza cyane. Avuga nitujya muri ibi rero byo muri za mpangara ngo hangare kandi ngagira ibyo mvuga nenga nkajya kuri akasa mutwe nanjye ngahita gufungura kuri nuza yakoze kuri space yakoze nkajya kwakanda nzamutanga ko kanda we rwose we waratureka tukavuga. Urumva ntabwo ibintu rero ndavuga ni byaba bibi tubigiyemo gutyo. Rero jewe mbona ko ndagaya cyane jewe Sadate tumaze gufatana mu gihe Rayon Sport ufana Rayon Sport hari n'urubuga twajyaga duhanganyiraho. Urumva iyo agiye mu guhangana bimwe na rimwe abafanatize ubufana bwe bujya bugorana rimwe na rimwe, ariko
ndeba big picture y'umuntu ikintu amariye sosiyete, najya guhana nabyo tugahana tutavuna igufa, kuko tubura igufa natwe banza twagenda twasigana akaguru kamwe. So rero aho niho ngana kasamutwe n'abandi mwakoze space munenga, twanenga nibyo birakwiye, yes 100%, ariko kubita kandi se twemera tunarebe nitunanenga, ariko turebe ninde uzamutse niryo kunenga Sadat, anenga abandi, aganira n'abandi, kuko urababona bamwe bari kwa Beka, abandi kwa Kizito Mihigo, abandi kwa Karasira, noneho babonye Sadat bakubitire mwiguni. Mwana mama urabizi ibyo mvuga, kuko iyi mihanda urayizi, gushaka nibyo nshaka kuvuga, nereka tunenge nibyo. ako kantu nani kananura Yes sir. ntabwo icyo kintu ndidakoro nawe, sibyo? Niyo mpamvu hano bari kunyuzamo bakavuga ngo aba bantu bareke kwihisha inyuma y'iki kintu. Ngewe njya mbatangira nkababwira ngo mureke ibi byacu ibi byacu tubyivugire, ko twivugira ibyiza byacu. Sinzi no kubyumva, ariko byaba byiza tubikoze uko byaba byiza. Oya ni hamwe niko bigomba kugenda. Ntagire uducamo kugira ngo hari abaza baprofita ati naho tubonye muri twasaba no banyarwanda nabo bazamuke badefanda Sadat, komisa turebe kuntu twarema division muri nuzo igiye gusobanura muri nuzo muri revolution muri Eastern Congo, turebe kuntu twabatezamo za polemique. Ibyo nabyo tugomba kuba amaco tukamenya ko tubishyira kuri balance, kuko natwe ubu ngubu hari abaza tuka Sadat guhana Sadat, yes kuko akariho karavugwa, none natwe bakatubabaza imitima. Nabakubwira ABCD 1 2 3 4 5, ariko bya bintu ngura kuvuga ni mureke tugwize ingufu z'umutima, nyanjye nihereyeho nagwije ingufu z'umutima, ariko hano barakubita kabisa ukumva umunyarwanda bamumennye umutwe. Ariko wajya kuvuga ati nijya kuvuga turajya muri ibi abantu bajye kurangarira muri ibyo, none za drone zize zikora akazi, abica batimbonera kure zitema intera hamwe zitema ibigarasha biprofite. We are better than that, we can do better. Twikosore tunenge natwe twinenga, dusubire muri space zabaye ari ingiyi nayo. Kananura yavuze ibiki none waca no mu gikaro kanyandikira murebe ni mu zindi space. Ese binavuze akasamutwe yavuze ibiki, ba Sniper bavuze ibiki, ba ambassador bavuze iki, ba Damien nkaka, ba Paul Felix bavuze iki, ba Fly ushyire ku munzani. Dukwiye kukubita wacu tumene umutwe tumene, kandi ari cyo yaratumariye iki. Ariko niba anakoze ikosa byajya mu mategeko, nawe amategeko murabizi ko mu Rwanda nta miyaga, murabizi ko ubuse ba minister mumbabare kuzana urugero, ariko minister bamuri iki ntabwo muri mabusa akaba hawe imbabazi agasohoka. Evode yagiye aravuga arasohoka, abandi bose nabo nta muntu mu Rwanda murabizi. Ariko namwe muke mushyira nk'imiyaga nimugera ku Rwanda nimwumve ko u Rwanda ari igihugu cy'abatagatifu. Reka nawe turi abantu muri nosi iyo mihanda muvuga bantu b'Imana. Ejo bundi nari muri Kenya muri Mombasa, umwana wari umpaye muri taxi arambwira ati bano banyarwanda, kandi umbabarira akandi kutansorezaho, ati atura n'umunyarwanda gucuruza ubunyobwa, ati baza bavuye mu Rwanda bagatangira bacuruza ubunyobwa, the next thing you see bafite amata tuhangani bo badutwara muri taxi. Ati Boris ati muramutse amuramukije ko kuba munyarwanda cyo kumva numva abuze ikinyarwanda, araba ngo va muri Musanze arimo akora utwo tuntu tuntu ku maboko. Ariko ngo ejo mu gitondo ati bano amatatu ari umuhungu wo muri Mombasa ubimbwe, jewe ntibigeze bintera ipfunwe n'umunsi n'umwe. Gusa nakwifuza ko no mu Rwanda niko mu Rwanda hubakitse imyumvire yacu. Hari abari muri za Zambia yewe nizo ntera hamwe aho zageze hose zarayoboye, muri Mozambique zacuruzaga zabaga zifite business zikomeye. So ibyo ngibyo rwose ntabwo twega abanyarwanda muri Goma turiyo turakora. Iyo ufunguye imiryango tuza twiruka kuri opportunity, ntabwo tubireba muri anga kuvuga ngo turasuzuguritse wapi kabisa. Ariko ibyo ntibisegure ko naje kuvugira Sadat, no, ahubwo nuko kunenga twakoresheje inkoni y'icuma iremereye, ukibaza ariko ngiye bayinkoreshejeho ngiye nasigana akaboko. Nicyo nashatse kuvuga abantu b'Imana, uwo naba nakomerekeje umutima yigiye muri DM, telefone zanjye zirahari, ako gasura nakanje, kandi abantu twaganira pe. Niba nkumvishe neza uti kunenga nawe ntabwo wemeranya n'ijambo yakoresheje, ariko kunenga kwagiye kuri kwagiye ndabihakana rwose, ntabwo ari byiza. Erega je Sadat twabaye muzi ko twabaraga mu rwa Rayon Sport we admin atubaza ibibazo bigora, we nzakura ku rubuga mubaza ibibazo bigoye uracamura ku rubuga. ariko twahura mu gukotana, I give him thumbs up. Me ntabwo bivuze ko no my friend, agomba kuba ikosa rigomba kwitwa ikosa kandi guhanwa, ariko turahana kugira ngo nazagaruke se ikosore, cyangwa turahana tushyira bitaka aho niho
reka nze ndaguha urugero rukunyumva uzima muri space nakoze wanyumvishe kanona wari uyirimo ni kuri nsanzwe meze na reka nze irimo nkubwire kabisa nakubise wari uyirimo ya irimo nigeze mbamba munyakazi yego hari ntabambye bigenda munyakazi uzimba wamubanje ko ntabwo wamubanje no kuri oya minisita ntabwo ari kuri shaka yambamba kuko nawe bakajya wiyumva reka nkubwire ikintu kimwe ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya ugomba kundasanga aha ngaha cyumve par exemple nk'iya space nayiteguye nkimara kubona baze gukora tweet ishimangira video urimo kumva ndavuga oya ntabwo ariko bimeze namuhamagaye Sadati twavuganye namuhamagaye urukumva namuhamagaye icyo ndakunda cyo cyane kuvuga nkimara kubona amasaha yo gukora space hahise hasohoka Twitter asaba imbabazi urimo kumva umuntu waramaze gusaba imbabazi nabuze ikindi kintu nkora turi kumwe ariko none nagaruka turi kumwe nagaruka mvuga nti turi kumwe n'undi wamuhamagaye musaba kuza kuri space yawe aranga ariko byanze wamuhamagaye ngo aze kuri space ntabwo no ntabwo nigeze namubwira ko ndi gukora space kwarukumana nkuko nawe baguhana ntabwo byari bihuriye n'ibi ngibi by'izi saga unabyumve neza ntabwo byari bihuriye vrema urimo kumva ntabwo nahise arambwira ko ari yari no mu bantu benshi ntabwo byakunze ko tunavuga umwanya muremure n'ubwo yarimo amagambo bitandukanye n'ibindi nashaka kumubwira icyo ndi kukubwira ni iki ngiki ni ukuvuga ngo ikintu ntemeranyaho nawe ni iki sibyo reka n'undi umwe muri twe cyangwa n'undi uwo ari we wese uri mu murongo tuzi muzima avuga ati uyu ni umurongo wubaka w'umucyo turi kumwe nituzanga tukavuga ngo uyu murongo yakoze iki ngo ariko ngo tumukubite gake ngo kuko ari uwacu niyo uzazakora ibyo ngibyo kandi azi ko azabona imbaraga zimuprotectinga n'aba yanyereye oya umuntu nakora ikosa uretse gato umuntu nakora ikosa reka iryo kosa turinenge turi kosa zirindi turi kosa zirindi kosa kuri vuga bihindutse ikosa oya ariko mu guhana hari uhana yihanikiriye hari n'uhana bijyanye n'ikosa ryakozwe sinshobora kumusigiriza aho ngaho mvuga duhane dukubita ndamwigufa cyangwa duhane ubuzira itumara icyumweru duhana hano rero hari ukuvuga ndashoje kansoze kananura ni byiza kuganira ariko urumva ko nzi kuganira wabyumvishe urabona ko njye imfura ndetse mutimire bwa cyane ndaganira ndakambura sente so nsoza rero kugira ngo ntange point yanjye uruko nyumva kananura ikintu kiriho ni iki tunasoza icyo mbona ni ikintu turabyumvikane muri ubu buryo ntabwo ahangaha hari muri kiliziya ahangaha ntabwo hari inama y'umuryango iyo ibintu byagiye on public hariya tubinengere public kubinenga rero tukanashyiramo balance tukavuga ngo dushyiremo protocol ntabwo ariko biri ikintu cyagiye hanze yanyereye byabaye nuko reka tubinenge na Godfather na Kananura n'undi amenye ko ibyo bintu bitari byo nuko Imana amenye ko atari byo amenye ko nakora ibidakwiye nuko azabyirengera ntibikwiye ikibi ni ikibi ntabwo ikibi kigira balance no kubalansinga n'uwacu reka tumushyiriremo no Sadati amagambo yakoresheje ndi kumwe nawe ko atari meza nundi aravuga ko bidakwiye noneho mwebwe ikinatangaje nta nubwo muri kwibona muri context njye nigeze mbibonamo ntabwo ikibazo arabajya gukora imirimo ubu turi kuvugana ngiye gukora cleaning ngiye gukoropa sinza tukubyumvikana abantu banzi ngo difata muza akazi nkora ngiye gukoropa n'abatabizi mutaza akazi nkora ubu ngiye gukoropa sinza bari kubyumva ngiye gukoropa nakambura senge ibi ngibi tubyumvikana none bamuzize iki ahubwo uraza kumushyigikira manza wumve ntabwo ikibazo ari akazi uri kunyumva ntabwo ikibazo ari akazi abanga se mwese ni bandi bagira baje gukoropa ikibazo ahantu cyabereye naha ngewe reka nze nkubwire kunenga Sadati ntabwo namunenze kuko yavuze ko abakongomani bazakoropa noneho ngewe no muri context nanenzemo Sadati ntabwo namunenze nk'umukongomani namunenze nk'umunyarwanda kurusha uko namunenze nk'umukongomani ntabwo namunenze kuko ntabwo namunenze mu rwego rw'uko yavuze abakongomani ko bazakoropa ngo noneho numve ko ndi muri abo bakongomani oya nanenze Sadati muri ubu buryo abandi bafite ukuntu bamunenzemo Sadati nanenze iriya speech muri ubu buryo namunenze nk'umuntu turi mu rugamba rumwe nzi ko ririya jambo yakoresheje kitari cyo gihe atakagombye kurikoresha rishobora guhereza umurindi izi kosho de la forêt bakabigira urwitwazo kuko bitewe na propaganda bakoresha ntabwo yatamize igihe cyiza ntabwo agomba gukoresha amagambo ngo ameshoninge yumvaga agiye gukoma nk'ibisanzwe nk'umuntu uri ku rugamba nibyo yumvaga ari gukoma okay yagomba gutanga iyo nama n'iryo shaka yari afite yumva ko agiye no gukoma abo basanzwe bahanganye nkuko bahanganye ariko ntabwo ari byo turi kumwe kuko kugeza aya masaha niba muri propaganda zikoreshwa n'iyi ideology iri hano hanze bajyana kure undi akaza nawe akoresha amagambo nk'aya ndasubiramo ntibyari bikwiye Sadati tumubwire tuti
hari indirimbo yo ngo bita diplomate nkunda kwifashisha urukumva ngo izo nyama ugabuye iwacu ntituzirya urukumva ariko nsigaye aha nk'imfura murabona iriya ndirimbo so Sadati yagabuye inyama twe tutarya cyangwa abari mu murongo umwe nawe batarya kuko ntabwo bikwiye iriya mvugo mwarimu ukoresheje ijambo rimwe kananura uravuga ngo abarundi birirwa badutuka bingana gute abandi bose birirwa badutungana bingana gute hanyuma itandukaniro ryacu nabo ni irihe kananura reba imyaka ariko ntabwo uretse gato ibyo ndabyumva uretse gato cyane niba kugeza aya masaha iki ngiki badufatira ku kantu gato reka mbere ukuntu abantu mujye mwibuka ko turwana n'abantu badafite ikintu bashyira kuri point badafite ikintu badafite agreement ndabahereza urugero niba bigaragara bishobora gufata amagambo yavuzwe n'uwo mudamu muri Canada bakayasunikira ku gahato bakayasiga bibio mwarabibonye hano izo ntambara twarazirwanye mwarabibonye so nta kintu bafite bashaka ikintu bagenderaho so Sadati rero kuza gakoresha amagambo nkariya yavuga ati ntimureba babibone ntimureba ibyo ndora tuvuga bakagenda bakajya kwisha muri uwo mwamvuri kidakwiye turavuga ati ibintu ntibikwiye ariko ntituzahora twibombaritse ku buryo ngo abatindi batavuga bazavuge tuhangane hari ikintu tuwumva ngo twibombaritse tuvuga baravuga ntidukore ikosa mu buzima se nibavuge baravuga iki se bo kavuge dahiye ariko ikibazo mu minota 2 usigaranye wazanyemo n'abandi nawe akasamu twazajya ugize n'abandi aho ngaho naho ntibyari ngombwa kuzana ngo minisita wuhe so minisita wavuze uti ejo bundi watubwiraga ko tukwiye gukurikira Sadati akatubwira Romodo Gatete ati none ati dukomeze tubakurikire ni nkuko perezida Kagame yashobora guha umuntu minisiteri runaka agakora ikosa yangiza akamuhana nakotinze reka ndamubwire njyewe ngo gifata haranakotinze ibintu nakotinze tweet zanditswe narabisobanuye hari umuntu wagiye arandika afata biriya bintu nkuko narabishyize hariya ni mugenzi ninde mugere mu mureba ati ni mugenzi n'umutima ufite audience ni mu Rwanda niwo wabyanditse wabyanditse nasomye ibyanditswe umuntu nubwo nanjye nabivuga so none kandi minisitiri yaje arabisobanura minisitiri yaje muri tweet nakoze arabisobanura wabibonye uzi ko ayikoti ugenda urebe yayikotinze so ntabwo kuba ngo nasanya abantu batari ngombwa gute batari ngombwa none niba ejo bundi yaranditse akaduhera akatubwira ko gatete ibintu yakoze ejo warabishimye ejo ntabwo nabishimye gusa nanjye amavuna yarakareba ko birasa sinabivuze ntabwo nabivuga sinavuga abantu kuri ariko yararakaye navuze ko nabasabye ko ngiye yajya muri nasho bakajya koresha igisirikare narabisabye ariko sinavuze biri navuze n'abandi bavuga imyitozo ya gisirikare sinabishyikiye kandi n'abandi ariko rero uri kumva rero niba uretse gato njye mugenzi ntabwo namurenze ndasoje mwihangane my brother ntabwo niba minisitiri ashobora kuduha abantu babiri mu cyumweru kimwe bakatubera kasamutwe niyo mpamvu mugenzi yagiye akanabase minisitiri aba bantu ni nama tugire nk'urubyiruko tukomeze tubakurikire cyangwa dukoreshe ubwenge bwacu nasomye ibyanditswe n'umusore uri i Kigali so anyway ako kantu kamwe niba uwo muntu ntabwo namumenye urabizi ngiye bigeze ku bantu baheza nguni cyangwa ku bantu b'igihugu ntabwo iwanjye yahanutse amazuru ibyo ngibyo urabizi umva ko mugira ibyo mu ndenga murabizi ibyo bidashobora kuba nta nubwo bizigera bibago dufata ngikoresha umwuka w'abazima ariko ku rundi ruhande ikintu mpamya kimwe cyo uretse abakanda nzugi n'abarigata birato n'izina ry'Imana aya bagabo tubwira Munyakazi gutya Munyakazi ntabwo azareka kunyitaba ntabwo azareka kumfata nka murumuna we kuko nawe aranenga kabiri kangahizi ibi niko bigomba kugenda hanyuma tukavuga ati yanyereye sibyo ntabwo bimuvanaho uwo ari we nabisobanuye nkinjira muri space Munyakazi ntabwo bari butume tutamufata nk'inshuti y'urubyiruko turakomeza kumufata nka Munyakazi Sadati wo mu Rwanda shyaka turamufata nka Munyakazi widekaraye mu banyarwanda bose akavuga ko ubuzima bwe bibaye ngombwa aya masaha ko apfira perezida wa repubulika yagenda bakamutundika uwo niwe Munyakazi mu Rwanda shyaka tuzi gutyo so ntabwo kunenga twaneza ntabwo twasenye hari anibyo nyambira bino bigarasha mujye munenga ntimukasenye ntabwo mwe munenga mwe murasenya so ntabwo twigeze twe tusenya ahubwo twanenze kandi nkuko nsanzwe bivuga mureke twivugira ibyiza byacu nibi tubivuge ibi ngibi nk'iki kiba cyabaye iki ngiki rero tukivuga muri ubu buryo ntabwo tuyadushyira nk'imiyaga ntimuzakire nk'imiyaga my brother ni nkotora nkayoba muzaza no mu face ye mubwira ati sigaho nibwo budasa urukunyumva murakoze cyane murakoze kunenga ni byiza kuko kugira ngo bidahereza icyuho abo bantu banga igihugu ntabwo ari byo rwose kubanenga kandi tutangiye twabivuze reka duhereze iragi ntabwo aravuga navuye umunota umwe iragi yavuze yavuze okay niba yavuze nabaretse duhereze fly high yasabye umunota umwe nawe yavuze
njye n'umunota umwe nshaka ntago ninda n'umunota umwe wonyine nshaka clarifying ikintu ntabwo dufata gusa cyonyine amase first of all ntabwo nigeze shyikira ubwabyo na nyirabyo yisabye imbabazi cyo kiri clear mpamvu yasabye imbabazi nuko hari ibyo bantu yanabisobanuye kenshi sinjya kumusobanurira icyo mvuga nuko ngiye nashatse gusobanura nabanje gusobanura first of all ntabwo yamisinze point 100% ahubwo wenda uko Paul Felix yabisobanuye kuvuga ijambo mu ruhame hari protocol agendo abumenye ibindi cyangwa ubundi buhanga bisaba karenge narebye nibyo nasobanuye hano nanavuze ko nanavuze no mu Burundi akazi ke hari abantu bazajyayo kaba akatoyete no mu mihanda no muri Kongo n'abanyarwanda bazajyayo nabisobanuye ntabwo nagiye nibajije ku Rwanda gusa we yarebye yarari hariya kuri ya pano nk'umuntu witeje imbere ashishikaje n'abandi gukora imirimo icyo nicyo gusobanura ikoze we ubwe yaryivugiye yanayisabiye imbabazi icyo singitinda nabonye ngarukaho ariko abantu bikumva ko yamisinze point 100% ngiye nishize mu mwanya w'icyo ashaka gusobanura ngiye muri deep cyangwa uko yakabaye yabisobanuye nyine kugira ngo byumvikane neza yarahari nk'umuntu ushaka kwerekana imbaraga z'u Rwanda cyangwa icyo yifuza u Rwanda rwageraho mu myaka runaka u Rwanda rugeraho rutanga imirimo no ku bihugu byo hanze ça c'est un de ntabwo igiyewe ndi buze kuza ngo mbare u Burundi cyangwa Kongo n'abandi bo hanze mu bihugu bya kure bahaza nkuko abanya Western Africa baza kwiga mu Rwanda mbere batarahazaga nta myaka 10 nta myaka 5 ishize abantu batangiye kuza kwiga mu Rwanda mu bihugu byo West Africa mbese ko batahazaga ese Flyha nuko ari byagezweho nuko yes ndakubaza abantu ibyo bihugu muri kugira igihugu kijya gutanga akazi ku banyamahanga urukumva urugero nka Libya na zira za Qatar sibyo kuko abanyagihugu urimo kunyumva bamaze kurenga urugero rw'ubushomeri urimo kunyumva ndabyumva urabwira abantu baba bakire namanza abana abashomeri mu bushomeri abone kuza kubabwira ko babakire bari abakire gute ariko ntabwo ari ibyanona yavuze ni vision ni vision ntabwo ari ibyanona ni vision iyo vision ariko arega uri no kuza kubidefanda anyway kanze ceceke ntakushimuta ijambo komeza no ntabwo genda defending ubwe nabisobanuye ntabwo ushaka gusobanura yasobanuye ubwe yanditse Twitter asaba imbabazi ndahagije ariko ntabwo umusobanuro wa misinze point ntabwo ngiye biza kunkuramo ko icyo imbabazi brother kuri apano yarahari nkande kukubaza yatamisinga gatatu ntabwo ari ubwambere agiye kuvugira agiye gutangira imbwirwa ruhamwe cyangwa amotive urubyiruko siko bimeze urashingira kuki ko atamisinze point kandi yamisinze point ndetse akaza no kwisabira imbabazi nasobanure ntabwo yamisinze point 100% nabisobanuye what was the intention ngiye nabisobanuye ko ubwo yasabye imbabazi birikiriya icyo singitindaho yasobanuye n'impamvu yasabye imbabazi y'ibyo yavuze nkabonye n'abandi bari hejuru babikoze reaction ariko ngiye nagiye muri context y'ahantu yari yicaye n'umwanya yari yicayemo n'icyo yaragamije ngiye navuze nanarenzeho ngenda avuga n'abanyarwanda akazi kabonetse mu Burundi no muri Kongo bajyayo n'abakongomani akazi kabonetse mu Burundi no mu Rwanda bajyayo n'abarundi akazi kabonetse mu Rwanda no muri Kongo bajyayo nicyo abantu bifuza ariko kuki abantu bumva ko dushobora kureba tutareba ibirambo turitesha agaciro 100% ngiye ntabwo ari cyo nakunze ngiye nashatse kumva ngiye nishize nakosoye ijambo yavuze ngo difata nyumve neza nakosoye ijambo rye ariko ndikosora mu mboni zanjye nk'umuntu narikosoye mu bitekerezo byanjye ndakosora nibyo nasobanuye hano yagombaga kugaragaza ko u Rwanda icyo rwifuza ni ukugeraho imirimo nabisobanuye mbere navuga ijambo rya mbere ni ukugeraho u Rwanda ruhaza abanyagihugu rugaha n'abandi akazi niyo mihanda izagumye kogwemo n'abanyarwanda ariko n'abandi bazi bayikora muri Zotwite yavuze twanabivuze rwose n'ifite akazi gasuzuguritse nicyo nashatse kuvuga nta ubwe ibyo yavuze yabisaba imbabazi n'abantu babibonye nawe yabyivugiye ibyo simbitindaho ariko icyo nashatse kuvuga twifata ijambo ngo turitesha agaciro 100% nuko hari context ngewe nishize mu mwanya waho yarari karwiyemeza mirimo nabo yabwiraga about job creation nk'imwe muri programu za leta zo guhanga imirimo
kugira wahandi abanyarwanda batazumva ko akazi kose bazagakura hanze y'igihugu cyabo, ahubwo abandi bantu bumve ko bazaza mu Rwanda gushaka akazi. Icyo nicyo nshaka gusobanura. Murakoze cyane.